Ihuriro TV. Uzambaye ino mpeta ariko yambika iyi mpeta nta kintu arebeyeho bivuye kuri Nzayimana yubaka ingo. Ubuse mpagaraye aha, reka nanjye mpagarare hano nk'aho bari guhagarara ubuyobozi bundebe. Haleluya. Ubuse buri kundeba kuko mpagaze aha. Haleluya. Yesu aracyariho. Ababyeyi baracyariho ngo baracyakora. Amina. Bakamana bati wowe wa muntu ufite ubumuga. Ibintu urimo ni ibiki wasaze wowe? Imana yabarokoreye abeshya. Imana yakwiremeye kurya imyumbati n'ibishyimbo. Nakwiremeye gushaka. Iwe ni sheri wanjye, Imana ishimwe. Nubwo twakerewe, ubu twabyutse saa 9 z'ijoro. Nibwo navuye mu rugo iwanjye. Bwira abana nibabyuke bakinge. Ndagenda tugira kuri kaburembo, aho dutuye ntabwo dutuye kuri kaburembo. Tugira kuri kaburembo saa 2. Kandi twabyutse saa 9 mu Kadomo. Nubwo rero natwe twaje tubwira Imana, iyo duteze moto twishyura amafaranga 5, ariko twahagiye n'amaguru turazamura, turagenda na sheri wanjye n'igikapu sheri tugeze hano. Ubwo rero Imana yo mu ijuru sawa iraje bigeze neza. Haleluya, iraje bigeze neza. Ewe mubyeyi araje bigeze. Ayiwe iraje bigeze neza. Wabibonye? Oya, wabibonye? Uyu musore, reba nabana abasore ariko sheri. Reba nabana abasore n'abagabo. Koko uyu musore, uyu sheri wanjye yabura, murabizi guteranya, murabizi mufite amaso, ntabwo mufite ikibazo cy'amaso, yenda mwese ndabona ari tayari, mwese nta kibazo. Uyu musore wanjye, uyu sheri wanjye tumaranye imyaka 20 turayimaranye. Yabura umukobwa muremure udafite ubugufi bukabije. Iyo nshatse kugafunga, haleluya, ngiranya. Urabona ko aciye bugufi kugira ngo makore. Isubire mu cyubahiro cyawe hari ibuhuke. Imana igume. Ndikubabwira Yesu ugira neza. Yesu utabara. Yesu uvuga. Tarebye uburanga n'igihagararo. Ufi. Nijye wavutse meze gutya, abatabizi. Ukababwira ngo ni muma amafaranga ngo mbonye umugabo. Wongera ngira inyonje mu mugongo. Ukumeze namazeyo magaze ku maguru 2. Asheri wanjye yandamagije imyaka 3. Ni 3. Yaje muri 2002, 2003 tujya mu murenge, 2004 turashyingirwa. Iri ni itorero Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko, aho bita Mwizindiro, kakomeza hepfo gatoya munsi y'urusengero rwa DPR, aho niho turi. Uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga, turi mu itara ryo kubana n'Imana. Dusabye umwuka wera nk'umuriri, dusabye umwuka wera muyobozi, dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo ururukira muri riteraniro. Imbaraga z'Imana zongera zidukomeze, kandi wongere utwinde imayiziye drome, insinzi y'Imana igomese iganse. Jovanisi Family TV narayibonye, nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura, atari ngombwa ngo atege indege. Ndavuga ko woroheje urugendo. Ngwino tubyinire abantu b'Imana, reka tubabyinire. Se mwatunezerewe, uru rugo rwacu mwarunezerewe, sheri wanjye mwamunezerewe. Ngo nawe bitabera, nawe byakubera, mukobwa nawe byakubera, musore nawe byakubera, mubyeyi nawe byakubera, nawe byakubera, nawe byakubera, nawe byakubera, nawe byakubera.
amashyi ngo nawe bitabera nawe byakubera nawe bitabera nawe byakubera iraje ibigenze neza iraje ibigenze ngo zacu iraje ibigenze iyo mana neza iraje ibigenze mu bana bacu iraje ibigenze ayiwe neza iraje ibigenze amashyi amashyi iraje iraje ibigenze neza iraje ibigenze neza iraje ibigenze iyo mana neza iraje ibigenze haleluya iraje ibigenze neza neza iraje ibigenze neza sema koma amina 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 niyo hey sawa iraje ibigenze neza iraje ibigenze haleluya iraje ibigenze neza iraje ewe ibigenze mubyeyi araje ibigenze ayiwe iraje ibigenze neza mumuha amashyi koma mu mashyi haleluya ya nimwicare haleluya uretse sheri uyu munsi twazanye dushimiye imana kuri iyi tariki ya none nimwicare haleluya ese murahari ko neba mujagaraye hano ntabwo ari mu isoko nimuhumure ibi byavuye ku mana nawe icyo waje gushaka ntabwo waje kureba mama Naomi na papa Naomi ntabwo waje kutureba gusa ahubwo uvuge ngo yagiriye neza bariya bantu nanjye izangirira neza haleluya ntabwo turi kugira ngo dukine filime ahubwo ni urukundo rw'Imana hari igihe ubona bikomeye hari igihe ubona bikugoye ariko marayika w'Imana aracyahari kandi wakoraga kera n'ubu aracyahari banje gushimira Imana kuri iyi tariki ya none ko nongeye kwibona hano mu itorero ry'Imana nimumere Imana icyubahiro ndayishimiye mushumba kimara kuntumira nahise ndeba iyi tariki ndavuga ko bigoye n'amatike yabaye menshi no gucyura abana muri segonderi babiri ndavuga ngo Mana kandi ko ngukunda kandi n'itorero ryawe nkarikunda Mana urabigenza uti ariko Imana irigaragaza mubishyira Imana ibaha umugisha maze mutunge ibiganza hariya Imana ibaha umugisha haleluya kuko amatike asigaye agoye nta modoka turatunga ariko Imana igitubwira ko tuzayitunga ariko dushimiye Imana ko tuhageze Imana ishimwe nubwo twakerewe ubu twabyutse saa 9 z'ijoro nibwo navuye mu rugo iwanjye bwira abana nibabyuke bakinge ndagenda tugira kuri kaburembo aho dutuye ntabwo dutuye kuri kaburembo tugira kuri kaburembo saa 2 kandi twabyutse saa 9 mu kadomo nubwo rero natwe twaje tubwira Imana iyo duteze moto twishyura amafaranga 5 ariko twahagiye n'amaguru turazamura turagenda na sheri wanjye n'igikapu sheri tugeze hano ubwo rero Imana yo mu ijuru nyiramahoro rwose Mana namwe mwategereje Imana ibaha umugisha natanga intashyo zana maze iminsi mu murimo w'Imana ego nyine duhagararanya urumva ko noneho ari byiza ese sheri mama we kuko tugiye kubaririmbira mu kanya twagendanye nawe ni sheri mwiza ntabwo burya buri munsi twagenda buri munsi igihe kinini turagenda baduhamagaye nk'uko ubundi tukaguma mu rugo ku rugo nyine ariko uyu munsi noneho twazanye ndi kumva Yesu yatugiriye neza noneho ku wa gatanu ubwo bampamagaye mvuye muri Batsinda muri uyu mujyi wa Kigali nimwakira intashyo z'itorero ry'Imana Yesu abaha umugisha n'izo twagiye duhura n'abakristo n'imiryango yanjye nasize mu rugo n'abana banjye ejo baraye bageze mu rugo amahoro bavuye mu mahandi bazanye amanota meza nabyo byanejeje nimwakira intashyo ubwo rero reka ese harimo abatanzi
abatanzi bambona ku mbuga gusa bambonye ku maso nonaha abatanzi nibazamure turebe yebowe nari ndi kumva mwese muri bashya mwarambonye ariko nezerewe Imana ko namwe muhari. Ngewe rero nitwa Nyirabukwitonda Saverina, umubyeyi w'abana 4 nk'uko sheri wanjye yabivuze. Nuko navutse nibyo ngiye kubabwira. Nuyi Karongi, kubabwira ngo ni saa 9 ntabwo dutuye muri uyu mujyi, dutuye Karongi, niho dutuye, niho navukiye ndanahashaka. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Turabakristo rero dukunda Imana. Iyo ni sheri wanjye, reka tubaririmbire akaririmbo. Haleluya, Yesu nashimwe. Pasika nziza, ariko Pasika nziza. Tukakora akarimbo ka Pasika. Turabura iminsi mike ngo twinjire muri Pasika, ku cyumweru ni Pasika. Nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira cye, yasatuye mu narwana, yatumye na twebwe. Haleluya, tunashimwe. Reka basomere ijambo ry'Imana. Sheri wanjye noneho twazanye, reka musomere ijambo ry'Imana. Ufate Bibiliya asomere ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha mubyeyi, Imana iguhe umugisha. Mfata reka uyu mubyeyi wanjye ni inshuti yanjye kuva kera, reka mufashe amfashe, kandi Imana iguhe umugisha mubyeyi, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Nukuri Imana iguhe umugisha. Imana urabona Satani mfumbatishije, yanicara namushuma nkamecura inyama nkayimecura. Yewe we, kuba nicaye hano, kuba uyu mubyeyi ahagaze. Haleluya, Imana iguhe umugisha. Haleluya, nukubera Imana. Bundi ntabwo ari ukurata, atari Imana sinahagarara imbere yanyu. Abenshi ubu bari muri gare bari gusaba igiceri cy'ijana, ariko reba hano nicaye, bari kunzanira Imana. Abantu bajya bambwira ko ariko ari amazi, nta mazi munywa, ni fanta, ariko nanjye nkakamenera kubera Yesu. Kubera Imana. Nubu kuri Pasika kuva kuwa gatandatu, Pasika yose nzayirira ikarengera mu rurembo rwanjye kubera Kristo. Itareba uburanga. Sheri somera. Turebe ijambo ry'Imana. Somera. Ngiye nababwiye abazi ubuhamya, abatazi ubuhamya narababwiye ngo nge sinize. Ntabwo nge nigeze niga, si ukubeshya. Nize amashuri inyuguti 5: A, U, E, U. Somera wakabyara we. Turebe ijambo ry'Imana riboneka mu Migani igice 8 murongo wa 17. Haranditse ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka some n'ibindi biriboneka muri Yohana. Ndi kujya nibifasha muri iki gihe. Hari igihe ubyara umwana utameze ukuntu, hari igihe ubyara umwana ukumva biga ukabona bamwe bakakugiraho impaka ngo mbese. Haleluya. Yohana 9 kubera Yesu agira neza. Asitse umuntu wavutse ngo mbese ngo niki, ngo n'ababyeyi be, ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nsomera sheri, somera wakabyara abakobwa n'abahungu. Sheri wanjye Yohana 9. Ugabo wanyemeye we, nanjye nkarongorwa nk'abandi akanyambika impeta data we. Tata Imana ataragira atya. Imana igomba. Yohana 9 umurongo wa 1 tugeze uwa 4. Ntabwo ari ukubasetsa abakozi b'Imana.
ni imana yo mu yesu ijuru. akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya! Ese murakunda ijambo ry'Imana? Ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. Iri jambo riramfasha. Hari igihe nari no kuba muremure nasinkorera Imana, ariko Yesu hari n'igihe nari kuba nanjye narabaye iyo ngiyo w'icyoyi, ariko buri Imana yambumbye irabizi. N'ingaruka nzabazanira Dorokasi, mukobwa wanjye uzamutse mu ndirimbo. Iyo tugira imodoka tuba twamubazaniye. Ejo bundi yabaye uwa mbere. Nambwiye ati, genda ubansuhuriza ubutaha muzamurebe ukuntu abyinira Imana. Ariko barebare ntabwo babishobora. Burya Imana ikubumba ibizi, irakubumba ikagira gutya ikavuga ati, mwana wanjye uzankorera. Ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. Wikwiganyira rero. Ngaruka nababwira irihe jambo? Ubwo meruka hane ejo bundi nababwiye irihe? Ababyibuka ntibagire bati mu mahanga yose Imana iguha umugisha. Haleluya! Ibyakozwe n'intumwa, mujye muvuga ngo ni ibyakozwe n'intumwa ibice 10. Niwiheba kumva ugeze kure, icyo uvuga ngo Mana nabizi neza kutareba inzobe, nureba amasuru, nureba igihagararo, nureba uko umuntu ateye, nureba aho umuntu avuka, abakubaha bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Wemeye na mama na wome. Urabona itarabyemeye? Wabibonye? Oya, wabibonye? Uyu musore, uyu mugabo wangize sheri, tubyaranye abana 4, yabura mu bakobwa baraha cyangwa n'ahandi, yabura umukobwa bare. Urabona hari inenge afite, yabura barebare, yabura umukobwa muremure. Mbwira oya, nimwumvire, hari igihe bavuga ubutumwa tujya imbere yanyu ngo ariko biriya ni ibikabyo, ko biriya ni ibikabyo, ntabwo byabayeho. Uyu musore, reba n'abana abasore, ariko sheri, reba n'abana abasore n'abagabo. Koko uyu musore, uyu sheri wanjye yabura. Murabizi guteranya, murabizi mufite amaso, ntabwo mufite ikibazo cy'amaso. Yenda mwese ndabona ari tayari, mwese nta kibazo. Uyu musore wanjye, uyu sheri wanjye, tumaranye imyaka 20 turayimaranye. Yabura umukobwa muremure udafite ubugufi bukabije, yamubura. Buriya rero reka ngeze mbabwira, nkababwira ati, yenda uhere ku kaguru ke, duhagaze hano ku mukeka, hano nemerewe kuhakora nta kibazo. Ngaho mbwira uti, kari agapesi ko hejuru gafunge nka sheri wawe, reka ngafunge murebe. Iyo nshatse kugafunga, haleluya, ngira nya. Urabona ko aciye bugufi kugira ngo makore. Isubire mu cyubahiro cyawe, hari iruhuke. Imana iguha umugisha. Ndavuga ngo Imana izakugirire neza, uzakomeza ubyitwaremo neza, bibe sheri, izakujyane mu ijuru. Imana yo mu ijuru
Imana ishobora byose. Mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe, mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, Kristo w'Imana aracyariho. Ntabwo Imana yibagiwe kuri inkumi cyangwa uri umubyeyi kwigusenyera urugo. Iyubakaga kera no biracyarwubaka, iyavugaga kera no biracyakora. Ni Imana ikiriho. Abantu bajya bavuga ngo yaragiye, ngo Imana ngo ni iya kera. Imana no biracyahari, no biracyakora. Haleluya. Ntabwo ari ukugira ngo iyi nda yanjye ibone imibereho. Nabonye Yesu, nabonye Yesu, niwe ndi kubabwira. Nawe bya bindi bigaragara nk'imisozi, Imana iraje ibihindure, iraje ibicecekeshe. Humura, humura. Urarara urira ngo Imana yaragusondetse, ngo yamaye umugabo, ngo yimusenga ibi yamaye n'ibiki. Humura, komera, wegere mu nzu y'Imana. Aha mu nzu y'Imana niho hari amahoro, aha mu nzu y'Imana hari ibyiza. Ukiranuke, kuko iyo atangiye umurimo mwiza muri wowe izawurangiza. Ya yindi yavuganye nawe, niko mu migani yatubwiye ngo iyo atangiye umurimo mwiza izawusohoza. Haleluya. Kuko ngewe njya mbireba, kambabwira abatabizi, abatanzi, abumvise ubuhamya ari ubwa mbere. Ngewe byavuye kuba uriya sheri wanjye turi kumwe, nuko nabanjije ndasenga. Ngewe nabiboneye mu nzu y'Imana, ntabwo yaje ku mafaranga. Ngewe nta mafaranga nagiraga iwacu mu rugo, amafaranga menshi nari inunze. Umva Saverina, urabizi uri inshuti yanjye. Yego akabyara we. Nagiye gusuzuma hari inyuma nsanga ntibakureba. Twagushakiye umuhanda ujye ugerayo naho. Nego Imana igomogije. Ugaruke ahantu hose. Imana igomogije. Nk'uko umushumba bivuze wa mugani, harimo abo ndi kure, harimo abo atari kundeba wa mugani. Ikibazo. Reka megere ni umubyeyi mwiza. Bakabyara. Imana ibahe umugisha. Ndi kubabwira Yesu ugira neza, Yesu utabara, Yesu uvuga, tarebye uburanga n'igihagararo. Haleluya. Gumana n'Imana gusa. Jewe narabanjije njya mu nzu y'Imana, n'amafaranga natungaga niba n'ubu burije ku matiki uri kugera i Kigali kuri 5. Ntago 5 nge na 5 natungaga, amenshi natungaga ibihumbi 2,3 z'ibishyimbo. Akaba ariyo mafaranga 3 z'ibishyimbo. Wazigura umugabo nk'uriya? Bwira ko wazigura umugabo. Hari ukuntu wacu bamaga akantu natwiharikamo, naduhura, nadushyira mu kavido 7 nako ni kuzure. Wakagura umugabo nk'uriya? Bana waba ureba ukuntu ndeshye ngewe, ukabwira mama wanjye ntabwo afite ubugufi, n'igihe wavutse meze gutya abatabizi, ukababwira ngo ni mu amafaranga ngo mbonye umugabo, wongera ngira inyonje mu mugongo, ukumeze namazeyo magaze ku maguru 2. Wabwira umubyeyi ngo mama amafaranga njye kugura umugabo? Yayaguha mubyeyi? Imana iguha umugisha. Ntabwo yayaguha. Hari Imana rero ishobora byose. Imana yamojeje amata namwe izabagirira neza. Hari Imana iruhura, hari Imana ikura ku cyavu, hari Imana itabara. Haleluya. Ni Imana, ni Imana, Imana. Yemwe bakozi b'Imana, nimuhumure, nimuhumure. Imana iracyakora. Iyakoraga kera, iyakoraga kera n'ubu iracyakora, iracyariho, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nitegereje umusaraba aho Yesu yadupfiriye, muwonye ndawutakambira ngo ambabarire. Yesu umwami ahimbazwe, izina rye, izina rye ryogejwe
kumva umwuka ari aha hantu, ndi kumva umwuka ari aha hantu, ndi kumva Yesu Kristo ari aha hantu. Ntabwo Imana yo mu ijuru nikora ibitangaza, ntabwo ari abantu bakora ibitangaza. Iyo yavuraga kera iracyakora. Nakijwe muri 96, muri 96 jenoside yari irangiye. Niyo mpamvu nabwiye abantu, nge nababwiye ngo uzanyumva agashyiramo amafaranga mu ikarita, akamamagara kuri mobile telefone, akamamagara ngo mama Naomi, waba ukuri kose ndagutumiye uzaze, nanjye akangirira neza atarebye uburanga bwanjye, nzagenda mubwire Yesu nabonye bose. Kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo itorero ryose umunsi wo kugaruka kwa Yesu, itorero ririmo umugeni wa Kristo. Nge niko nasomye ijambo ry'Imana. 96 rero niho namenye Imana ingirira neza, ndakizwa. Kuko yarambwiye n'ubiri kumbwira ngo nakuzengurutse isi, wamvuga wakomera jya uvuga aho nagukuye. Narabanje ndakizwa, ndeka gutukana. Naratukanaga cyane, ubwo ndi kubwira abatabizi, utagira ngo ni ukujyamo gusa gutya gusa cyangwa ukaza. Umuntu arabanza akameneka agakizwa. Ndakizwa kuko hari igihe abana abatuvukana kugira ngo ngere mu nzu y'Imana, barumuna banjye barambwiye batari ku bundi, Saverina, Imana iravuga. Imana ivuga ite mwabana mwe? Ati Imana iravuga. Bati ngwino tugushyire mu mufuka dufunge, tukwikore tugende duture mu nzu y'Imana, utegeremo amatwi wumve mu rusengero. Wagira ngo kujya mu nzu y'Imana nge nzapfa kuva mu nzu y'Imana, nawe uzakomeza ujye wibuka aho Yesu yagukuye, ujye wibuka amagambo y'Imana Yesu yakubwiye. Vuga ngo ntabwo nzava mu nzu y'Imana. Noneho ndamubwira ngo reka ngende uko amaguru yanjye ameze, banseka batanseka, ariko reka ngende. Nicara mu nzu y'Imana, numva ijwi ry'Imana riramanutse, ndabanza ndakizwa. Ndavuga ngo Imana ibabarire gutukana, Imana ibabarire kwiba, kuko burya umuntu ufite ubugufi bukabije niryo zina riri kuvugwa muri iki gihe. Yesu natwe yatugiriye neza, yaduhaye ijambo. Utaza kuvuga ngo twigishijwe n'igikuri, ngo cyazanye n'umugabo we bagushyiramo amapingu bakagufunga, uvuge ngo ni mama Naomi ufite ubugufi bukabije. Ndakuburiye torero ry'Imana, utatanga inkuru nabi, uvuge ati mama Naomi yazanye na sheri we afite ubugufi. Ati se mama Naomi ameze ati? Atafite ubugufi bukabije. Imana itugirire neza. Naho ndatekereza ndavuga ngo Mana, ngiye nararaga ndira kuba ndi hano imbere y'abantu bangana gutya ibihumbi, y'abagabo beza kuri abakobwa, ababyeyi muteze amatwi basobanutse, bari gukora ku ikofi. Ati mama Naomi shyikira wakabyara we. Imana imuhe umugisha, mubyeyi, Imana iguhe umugisha. Ubuse hana Nyabugogo weshe igiceri inuwa bahereza gutya ni sesemi, ariko reba hano nicaye, reba umugore mwiza nicaye. Haleluya, 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 haleluya. Urumva se Imana itari aha hantu? Imana ibahe umugisha. Mubyeyi ngo twakiriye Yesu Kristo. Haleluya. Ndakubabwira ngo narabanje ndakizwa, niho nabonye ibyiza kuba ndi imbere yanyu. Ntabwo ari umushuri cyangwa se ku muryango ukize, ahubwo ni urukundo rw'Imana. Imana rero iranyumvisha, nayo njyanye amarira menshi. Nanjye nari umukobwa, nabyiruka nanjye mu byaba uko abakobwa bateye, nanjye nari ndi umukobwa. Noneho ukwezi kwagera nkajya mfukama nkasenga, nanjye
cyane maze gukizwa nicyo nabahasi Imana nkajya nyihata Imana nkayibwira ngo ariko nanjye urebe mwami ku kwezi gupfa nanjye nkajya nanjye ndi umukobwa Mana nanjye urebe ko ndi umukobwa ati abakobwa nimuze mutange ibyifuzo nanjye nkajya mu bakobwa abantu bakavuga bavuga ngo ariko se ruriya runtu ni ukuri ntabwo ari ukubeye ruriya narwo rwibara mu bakobwa nanjye nakwireba koko nkareba ukuntu amaguru ari kugenda ameze gutya ngo ariko disi agenda nk'imbata ngo agenda nk'igishuhe ngo ni ikiyoni ariko mureba ndi guhagarara imbere y'ababyeyi n'abashumba wagize ngo Yesu wagize ngo nawe atanguye arakabyara ngo mbega we nanjye nashyira ikirori hariya ikirori murakizi kimwe bireberamo nkagishyira hariya nkagishyira hariya ku nzu hitegeye nkagenda ndi imbere nkavuga ati koko burya ndi kugenda koko ndi nareba cya kiyoni ati koko ndi ikiyoni disi nkabona amaguru ari kugenda asobana gutya ariko ubu nanjye ndi umukozi w'Imana nanjye ndi kwicarana n'abashumba hari igihe ubona bikomeye ariko Imana izakugirira neza izakurengera nanjye yarandengeye nanjye nkasenga cyangwa mvuga ati mbese ibi byo biri kuza iki kubera abantu bambwiraga bati rero uruntu nka ruriya ntabwo rubyara nta nubwo rushaka muri se ruriya rurashaka noneho haba nk'ubukwe iwacu ati ariko se mu bana mufitemo abana bangahe ati se ko dufite abana banaba dufitemo abana 10 ariko dufitemo n'uruntu runye rumeze kuntu nyine hanye nkabona amabere aratangiye arameze ubu ngira amabere Imana yamaye amabere matoya yarabikoze kandi ndonsa taza kuvuga ngo mbese byafite amabere ngiye mfite abana beza b'abakobwa bari no gutsinda amashuri ngomba biranejeje ngiye baronka sinzi guha umwana amata ngo yabuze amashereka sinzi guha umwana igikoma ngo yabuze ngo iki umwana aronka narangiza nkajya nzamura guke kubera Yesu kubera Imana shobora byose hari Imana abakozi b'Imana yemwe mw'abantu b'Imana mwicaye kuri uyu mukeka hari Imana itazibagirwa ko wiriwe hano kuva mu gitondo usenga kugeza iyi saha haleluya izakugirira neza nanjye abantu ati noneho nkajya mu bakobwa abantu bamwe bakavuga ati ariko rero buriya runtu ruzajya rushingirira abari abakobwa nawe ari gusenga asaba iki ko abandi bari gusaba umugabo bakasaba kuzashyingirwa neza bakazabasaba kwishakira bakabona ingo nziza ruriya rurose ariko nkajya ngenda nanjye nkavuga ati Mana nanjye ariko numva ijwi rivuye mu ijuru numva Imana iravuze ngo mwana wanjye Saverina nzakugirira neza nzaguha abana cyewe rero nari umuporoseboteriyene ndabyara abana muri batisimu we ndagenda mbyara abana 18 nkagira ngo nibo bana Imana yambwiye none Imana ati hoya nzaguha nabo mu nda yawe semana igeze yongera yambwira bwa kabiri ngo kwimanze kuvugira ngo nzakugira neza nzagukorera ubukwe abana ati yewe uriya muntu waravangiwe amuvangiweho ati se buriya atariko no gupfa n'ubukwe ati buriya kizapfa yenda hanyuma abantu bahanura Imana ikakwibwirira ibintu bakatangira bagasoma ariko Imana yavuganye nawe izakugirira neza ati buriya kizapfa ati buriya niyo umuntu yapfuye bakenyera imikenyero ati yenda bazakishyira mu cyobo kizuki nibwo bukwe yenda hari ariko se Yesu ntiyamaye sheri singuriye basi Imana ntiyakoze iragahora ku ngoma sinabwiye akantu yangiriye neza uzanyambika impeta nateretse amaso narayateretse neza narayateretse we akimbwira buriya ntabwo yababwiye byinshi uzi ko yanabwiye ati ndagukunda nkanamubenga ngo uriya aho yicaye mu mubazi naramubenze
kumwe yazaga cyane cyane nabaga namuhakaniye bati shishishishi agakutiriza akaza mu gitondo ati mbwira ibyanyu bagahinga agakutura nanjye nihagazeho wa kubera Yesu Imana iragahora ku ngoma, Imana iragahora ku ngoma. Ariko ubwo mu mutima nabaga ndi kuvuga ati Imana birakamama we birakamama yaba byari biremwe nonaha, kuko naramurebaga nkavuga ko buri ari kumbeshya tise buri ari kunshuka ari kunshuka. Ariko Imana ati ngugiriye neza, none Imana ikajya imbwira cyane abantu bakabyumva nka kuri Imana ivuze abana ati atari ko buriya bakajya bongorerana abasore nk'abo tewe wa musore we atumva rero ati mumubwire wa mukobwa yarakwemeye ati nubwo nawe kandi kubyumva ati reka turongore vuba dukora ubukwe vuba Imana itazadutsindika iki kintu iki cyamamana none yaguhuye Usaverina koko wabigenza ute? Ariko Yesu yanzaniye uriya yakabya buriya kimbwiye ati ndagukunda, numvise nezerewe njya mubaza buriya mwamubonye yigira amagambo make ariko buriya arakijijwe. Mwababyeyi mwe murabona sheri wanjye adakijijwe? Urabona se atameze nk'uwawe? Nigo mwabasore mwabagabo mwe murabona uriya mugabo adasobanutse muri uyu mujyi wa Kigali hano mu itorero yaburamo umugore? Mumbwiye ko yabura umugore? Buriya se mwamurangira? Buriya ntabwo buriya ntabwo yababwiye iby'ubukwe kubera twakerewe yagira ngo abone ko amasaha yagiye. Ariko buriya njyanye mu murenge nyimumara yagezeho ndamwemera nyine nagezeho ndamwemera numva urukundo ruri kujya ruza nawe kubera urukundo yababwiye ko rwagurumaga nawe akaza mu gitondo agahinga nkamujyana. Iyo niyo yabaze ubundi yarakoze utamenya. Agezeho arambwira ati ariko wanyemerera nkakujyana kukwerekana. Buriya ngiye kumusura namutunguye ngiye kureba iyo nzu yubatse mbwira ngo yaranyubakiye. Nafashe urugendo ndamutungura atabizi nsanga yagiye mu ishyamba gusenga ari amaso ye mureba. Noneho aza kuzaza mu gitondo amenye ko naje yari yarigiye gusengera ahantu iyo aza amaso yarahenengeye umugongo warafatanye n'indangwaje kumingira ngo ambaze ibya nyuma. Amaze iminsi 7 atarya atanywa 7 amaso noneho mbona ni umupfu. Noneho bati noneho arapfa pe. Arambya ati wanyemera wakabyara we. Ngezeho ndamwemerera rero ngezeho ndamwemerera ndagiye rero nyicara kuziko mbwira mama ubwo ndikubwira abataranyumvise ubundi tugira ibintu byinshi ningaruka nzabwaniriza abagore. Noneho kuko ari byo tutavugira hano usese ari byo mwambaza mwababyeyi mwe hari byo twavugira abagore simuzi ko tuganira se mukambaza. Noneho aza kumbwira ati tugende nza kwicara hamwe na mama. Aza kumubwira ati mama ngiye gusabwa. Yarayaseka riracya arongera araseka bina biramurya. Turagiye rero njya kugura. Noneho abandi bakenyeraga imyenda. Hari ukuntu ababyeyi bajyaga mu murenge kuko yandambagije imyaka 3. Uriya sheri wanjye yandambagije imyaka 3. Ni 3 yaje muri 2002 2003 tujya mu murenge 2004 turashyingirwa. Wagize ngo yaje nka none se dukora reka imyaka 3 waramagijwe ingahe wowe? Noneho aza kumbwira ati rero wowe ati rwose nyemerera nkujyane nidushaka tuza. Buriya yababwiye biki?
hari n'igihe twagendanaga bakagikororwa bakakijugunya hano mu bitugu kugira ngo mbirebe mureke cyangwa nawe andeke, ariko arabyemera aravuga ati nzagutunga. Bakababwira ati ariko wa musore we ko abandi barambagiza bashaka amaboko, ubu uri gushaka amaboko cyangwa uri gushaka urupfu? Ariko Kristo w'Imana yarize ko tuzaza hano kubabwira ineza y'Imana, kuko Imana iri gukiza ingo za hano. Ibyo mubona bidashoboka nuko mutari kureba ku Mana, mutari kureba mu itoro mu mwuka. Hari ibintu Imana iri gukora mu ngo, hari ibintu Imana iri gukora mu rubyiruko babonaga bidashoboka. Wavuga ngo ntabwo Imana ngo ntabwo ngo igikora ubukwe, ngo Imana ngo yakoraga ubukwe kera, ngo runaka yarijyanye, ngo ubundi se ngo umuntu yishyinguye ngo byagenda ute? Imana iracyari, iracyakora, yakoraga kera n'ubu iracyakora. Aleluya. Nushaka ufite imyaka 50, nushaka ufite imyaka 40, izagukorera ubukwe. Nanjye Yesu yarabunkoreye, itarebye n'isura, upfa kuyubaha gusa. Noneho igihe kiragera, turagiye ku murenge. Umurenge urumirwa pe. Ubwo tugeze mu rukiko, murumva yemwe, tugeze mu rukiko, namwemeye nyine murumva ko byaryoshye. Namubajije ati mbese ko wahinze ufite inkwano? Ati ndayifite. Ufite n'amasuka 12? Ati ndayafite. Maye noneho haratangiye, turagiye ku mu murenge, turamanutse, abana ati induru ziravuga. Bareba ukuntu ateye, bareba nanjye bati cyakoze wa muhungu we warariye koko. Tere ngo uriya hwari ntabwo ari ukubeshya. Nawe mumubajije byabayeho, birabaye. Turagiye, tugeze ku murenge, dusanze abayobozi baramufashe bati wa musore we tubwire ko duhamagara abantu be, iki kintu cyo uri kukizana iki? Ati ni sheki wanjye, nanjye niwe nakunze, nanjye nkayatereka neza we. Mana nkajya mvuga ati Mana, ibi bintu niyo bikora bikagenda neza nzagushima, ibintu niyo bitagira ingaruka nzagushima. Turagiye rero, tumaze kubaho, tubayeho, baratwanditse, bimaze kabiri, turatashye. Twahise dutaha uwo munsi baratwanditse, dusubirayo. Tugeze noneho ni amahanga n'ingi, nibwo nagiye ku kinyamakuru bwa mbere, nibwo ni amahanga n'ingi. Aza kureba umukobwa wubashye Imana, nanjye ngire neza, aza kubifata arabikamera, biragenda bigera no hejuru. Perezida babonye imvaho arayisomye, maze kuyisoma ati nanjye ubwo muri komine, kira bavugaga komine, ati ntago nabubonye, ntago nabutashye, ariko ubwo mu rusengero nanjye nzabumenya. Imana itugirira neza. Haleluya. Tugire neza se ko uza abasirikare bari bahari, nambara ino meta, nambara iyi meta, kumereza Imana. Baragusakaga ngo barebe ko ufite gerenade. Yewe we, hari abantu isi n'agasani, hari abantu leta nayo yashyizemo imbaraga, yakabyara abakobwa n'abahungu, yaraturengeye kubera Imana, iradushyigikira. Iyo uzi ari wanjye ninjoro bari kukurasa, baraharaye gutya, baraharaye kubera Kristo. Biteye kabiri, babona nanjye ndi kugendana. Abana atayigoze we ni ugutwita cyangwa no kwitwitisha. Mbambyaye umwana mwiza, amezi 9, nabyariye amezi 9. Utagira ngo njya mu murenge baravuga bati rero ubwo ugize Imana ikaguha umugabo, umwana tuzajya tumuterura mu nda, uzajya kwa muganga, ujye kuryama mu gatanda, bazajya baguteruriramo umwana agize amezi 7, ariko mbyarira amezi 9 kubera Yesu. Mwana agakurira mu nda, yavukanye ibiro 4 n'amagarama 800 kubera Imana ishobora byose. Uti gute se?
ati si ubwo ubyara uti n'abarebare baraba njyewe bankorera sezeriyene ntago nyine abarebare se ntabwo babakora sezeriyene ni ukubyara nk'abandi. Imana yatanze ubwenge ku baganga bakagukuramo umwana apfa kuba yujuje gusa amezi 9 ngewe waruzura. Hari abantu bajya bambaza bati ese ubwo byarira amezi 9? Mbyarira amezi 9 kandi ngewe mbyara narasiba mu nzu y'Imana. Iyo nwite ngatwita mpita njya mu nzu y'Imana kugeza mbyaye. Cyakoze iyo mbyaye ku cyumweru niho nsiba yenda, ariko ku cyumweru nkajya gushima Imana nta kibazo mfite. Mama nawe nkangora sezeriyene nkabyenda gutya nta kibazo. Haleluya. Mbazwe inshuro 4 kubera Yesu. Abakobwa 3 n'umuhungu 1 kandi bundi gushima Imana. Urumva iyangiriye neza. Vuga ngo iyangiriye neza ikabikora. Yaba urite guko ibyawe nibyo bikomeye yemwe itorero ry'Imana. Haleluya. Ibyawe nibyo bikomeye. Ugize icyifuzo se? Uzi icyifuzo cyo kugira ngo usenge wongere wegere Imana, wongere wirinde wikuremo Imana n'ibyo yambwiye ngo babwire kadusanga ry'Imana byakozwe n'Intumwa wisenga n'amaganya. aravuga ngo wisenga Petero n'amarira amagambo ati senga wiseye kuri menye yuko Imana iturobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iri ni ijambo ry'Uwiteka mwakira ijambo ry'Imana. Ni ukuri ijambo ry'Imana ribesha kandi ni ukuri. Ukora ibyo gukiranuka nta kabuza Imana izamugirira neza. Shikama kandi ukomere mu byo gukiranuka, mu byo kwizera. Yesu wizeye ukamukomera ukagendera mu nzira ze azakugirira neza. Uyu munsi byashoboka ko bitagenda neza cyangwa se hari bitameze neza kuri wowe kubera uburwayi cyangwa se kubera ibindi bibazo ufite, kubera kutabyara cyangwa se kubera tashatse, ariko komera ku Mana yawe. Ntuyisebye ngo wishore mu ngeso mbi wicira inzira. Imana izabikora. Ni ukuri iyi ni isaha y'ubuhamya twashyizeho kugira ngo mujye mubona imirimo y'Imana bifatika, kandi ndabizi neza ko bizajya bibakomeza. Wibuke gukora subscribe na share, ujye ukomeza gukurikirana ubuhamya bufatika bw'abantu, urebe ibitangaza by'Imana bw'abantu bubasha Imana. Ndagushimiye ko warebye iyi video, wibuke no kuyisangiza abandi kugira ngo nabo dukomezanye urugendo. Amen.